gutya ayibona hanyuma tugategerezaho gatoya ndetse turebe se turabona ya password kuko tuba tuyizi. Urabona ko nitumara kubibona uzahita ubona password y'ahantu hano hejuru. Guys, urabona ko password iri hano hejuru. Hello guys, nongeye kubashimira ndetse nongeye kubaha ikaze kuri YouTube channel yanjye ya Studio tugezaho ibintu byinshi bigiye bitandukanye maze n'abagezaho utuntu tugiye dutandukanye tw'ikoranabuhanga. Gusa uno munsi ndaje none ngo twongeye twigire hamwe ibintu byinshi bigiye bitandukanye kuko kenshi bakoze kumbaza se ni gute wabona wifi hano runaka nk'uko mwakomeje kugenda mubimbaza. Rero uburyo ngiye kubereka uburyo bworoshye kandi nawe wakoresha muri telefone akabasha kumenya wifi y'ahantu runaka kandi nayo waruzi muri telefone yawe. Mbere ndagushimiye niba uri mushya kandi subscribe, like ndetse na comment, undi kongere duhure muri ibiganiro byacu. Mbere ikintu uzakora cya mbere uzaza muri telefone yawe kwanditse kuri Play Store, uze gutya downloading iyi application ngiye kwereka guys. Yana muri research downloading application yitwa KR gutya, iyi ngiyi ubona hano hejuru. Iyi wangiza ugestari muri telefone yawe, bizaterwa niba ushaka rero yose wayikoresha ukabasha kubona icyo ushaka. Uko ni ukuvuga ngo urabona ko hari nyinshi zitandukanye. Ndaje muri na downloading urabona ko ari nyinshi uzafata niba ari ngombwa uze ukanisara uyestare nurangiza ukore ibi ngibi ngiye kwereka. Urabona ko twebwe twamaze kwinjira muri telefone yacu nkuko ubibona ya application noneho turayifunguye. Noneho se ni gute noneho wabona iya password guys? Mbere nagusabye kanda subscribe rwose kugeza ikiganiro ari Idi Amin. Ikintu cya mbere kubona code ntabwo byose kuki icyo tugiye gukora tuzakoresha telefone umuntu runaka uyifite muri telefone ariko nawe atayizwa ko usanga umuntu yarayimushyiriye muri telefone ye, maze natwe mbereke ukuntu uzabikora mu gihe usanzwe yicaye nk'ahantu runaka wayifite muri telefone ye ariko atazi password. Uzaza muri icyo uzakora nta kindi uzakora, uzaza muri setting cyangwa muri uzafata telefone ujye muri setting, umara kujya muri setting ujye kuri wifi igeze gato. Guys, step by step ugomba gukoresha gutya ndi kukwereka. None numara kuhagera kuri ambikwereka guys, wazwana ndetse share mara gushyiramo share ashyiremo password yiwe ya telefoni cyangwa akoresha muri telefoni ye. Nurangiza urabona kano kantu karimo hano akangaka tuzakoroza agakora screenshot. Wagakora screenshot usubire inyuma gutya ugende usubire kuri ya application yawe downloadinze uyifungure. Nurangiza kuyifungura ikindi uzakora gusa ukanda subscribe, like ndetse na comment ko ni ibintu by'agaciro. Niba nawe hari ikibazo ufite ujye utwandikira muri comment. Uzaza hano kuri gallery wafungure, nurangiza uze uremo ka kantu wafashe screenshot urakabona hano, hanyuma ugakandeho gutya ayibona, hanyuma tugategerezaho gatoya ndetse turebe se turabona ya password kuko tuba tuyizi. Urabona ko nitumara kubibona uzahita ubona password y'ahantu hano hejuru. Guys, urabona ko password iri hano hejuru kanze bikwereke, ndetse iyi password tugiye guhita tuyikoresha maze turebe se kuko ibi bintu birakora byanyabyo by'ukuri cyangwa ni ukubeshya. Guys, urabona ko bizahita biza hano urabona byose bazahita babiguha password ndetse n'intuza yabyo. Guys, urabona hano noneho bino numara kubibona uzagenda se kadukoreshe indi telefone tubishyiremo tureke se koko birakora. Tubikore gato, wait. Tumagiye gufata indi telefone turimo ya password tubikore ture koko niba koko bya bintu biraza gukora. Tumaze kure ya password se baduhaye koko turasanga ari, urabona ko twasikaningaga ari iyi ngiyi. No tugiye gushyira mu password nk'uko batubwiye hariya turebe se biraza gukora. Ya password twabonye kuri ya ntuza yacu ya QR code kore connected, turebe birakora cyangwa ntabwo. Kongere subiremo gato. Guys, urabona ko ya password twabonye tumaze kwandika muri ya telefone yindi. Se kadukore connected maze turebe.
urabona ko ya password ariyo isiba connected correct guys. Rero ngusaba kanda subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ujye ubona utu tuntu ku gihe cyangwa aya makuru kujya ko ni ibintu by'agaciro kandi byagenda guys. Rero ndakubwira ko ibyo twakoze byamaze kuba connected, twamaze kuyishyira muri telefoni. Urabona ko ibintu bintu nababwiye bikora 100%. Niba nawe rero utarakanda subscribe guys, banza kandi subscribe, like ndetse na comment kugira ngo ibiganiro nk'ibi bijye bikugeraho uri uwa mbere guys, kuko hano no hambere wasanga inkuru n'ibiganiro byinshi bigiye bitandukanye byagufasha kumenya ndetse no gusobanukirwa. Ndaguseze tubona ubutaha, bye bye.